Shalom shalom. Uyu munsi ni kuwa gatatu itariki 9 z'ukwezi kwa karindwi. Umugambi w'Imana mu buzima bwawe. Zaburi 72:7 aravuga ngo mu minsi ye abakiranutsi bazashisha kandi bazabaha amahoro menshi kugeza aho ukwezi kuzashirira. Reka nkwatureho uyu mugisha ube ku buzima bwawe. Imana iguhe gushisha mu izina rya Yesu Kristo. Gushisha mu mwuka no mu mubiri. Imana iguhe gutoha. Gubwe neza, santi yawe ibe nziza, mu uruhu rwawe ruke, umutima wawe uke, ubwonko bwawe bitekerezo byawe bike. Icya kabiri nkwaturaho, bazaba amahoro menshi. Uterwe n'umwuka w'amahoro menshi, nkuko waba waratewe n'indi myuka yindi ikakuremerera. Uyu munsi ndahanura ngo uterwe n'umwuka w'amahoro menshi kuri wowe, ku gihugu cyawe ndetse no ku muryango wawe. Umugisha wa gatatu, ngo kugeza aho ukwezi kuzashirira. Uhere uyu munsi kugera ku mpera y'uko kwezi kwa karindwi, ndagusengera ngo uzagenda ugwiza ubuhamya buri munsi. Ukwezi kuzarinde gushira ufite amashimwe, ufite ibifatika, ufite inkuru z'ibyiza by'ibyakoretse, ufite umwuzuro w'amasezerano y'Imana mu buzima bwawe. Ugubwe neza, ubyakire kandi ubisangire n'abandi muri byose. Amen.